Kugenzura ibihe mu masaha y'umugoroba w'isi. Igice cya kabiri. Ni iki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? Iki kibazo nanone Kristo aracyakitubaza. Ni kuki tutagenzura uko isi iteye n'ubusaze bwayo? Mu bihe bitari ibya kera cyane, abantu bahunikaga mu bigega, bukeye bahunika mu mitiba. Umusaruro ugenda ugabanuka, abantu bahunika mu magunira, ndetse bahunika no mu bitebo. Bahunika mu mashanda. Uyu munsi wa none abantu ntitukibona ibyo guhunika, ahubwo usanga ducungana na mverope tujyana mu isoko ndetse no mu maduka. Nta mugayo. Kera umuntu yagiraga umusozi ari wo sambu ye. Yabyara abana 12 akabagabanya wa musozi, noneho buri wese igice ahawe, akazagabanya ababyaye, ababyawe buri wese agaca ahawe, akagabanya nawe ko ababyaye, gutyo gutyo gutyo, kugeza ubwo uyu munsi wa none abantu dusigaye ducungana n'ibibanza. Nta mubyeyi ugiha umwana we 8 kuko ntafite wo kumuha. Abenshi kandi barahitamo gukodesha kuko ntiwakibona ibibanza byo kugura. Kera habagaho ifumbire y'imborera. Ifumbire y'imborera bukeye isimburwa n'imvaruganda. Ubutaka burushaho kugunduka, ibimera bitangira kurwara, babitera imiti biranga, kugeza uyu munsi wa none ejo hazaza ntabwo hizewe. Indimu zirarwara, insina zirwara za kabore n'ibindi, imyumbati irabemba, amasipuri aruma, inturusu zirwara inda, inyanya, ibitunguru, seleri, amashu, ibitoki n'ibindi byose bitangira gutuburwa. Uyu munsi wa none tubeshejweho n'ibituburano. Kera dusoma ko abantu baramaga imyaka 900, bimanuka biba 500, bigera ubwo barama imyaka 300. Uyu munsi wa none ubu kugeza ku myaka 80 ni hamana. Bene uwo tuvuga ko yaramye. Bikubitiraho umwuka duhumeka wangiritse, bikaba ibindi. Ubu abantu barihebye cyane kubw'ubuzima bubagoye. Barakora amasaha yose ngo barebe ko barwana n'ubuzima bugoye, barebe ko babusunika. Ababyeyi baburiye abana babo imyanya, nta burere mu miryango. Burya ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Nimurebe ubwumvikane buke mu miryango, aho umugabo n'umugore n'abana bagirana amakimbirane bakicana. Abantu bakunze amafaranga cyane kuruta uko bakunda uwayaremye. Abantu bararya abandi nk'urya amatungo. Ubujura n'ubuhemu byariyongereye kubera gushaka kwirundanizaho ubutunzi, buri wese yirwanaho. Abantu barashyingiranwa n'inyamaswa, bagashyingiranwa n'ibiti. Abantu ntibabigishaka uwabagira inama yo kuva mu bibi barimo. Izima rirabamaze kubera ko bumva ko baba bari mu kuri. Abantu bari kwitura ubugome ababagiriye neza. Abantu barihutira cyane iterambere, bifuza kuyoborwa n'ibyuma by'ikoranabuhanga bikoreye, ngo ni ukugendana n'isi. Abantu ntibagisurana kubwo kubura imyanya. Telefone ngo zarabikemuye. Iminaniro idasanzwe yishe abantu kubera kurwana n'ubuzima bw'imibereho iruhije. Ugasanga aho umuntu yicaye arasinzira nk'aho arwaye umusinziro, kandi wari urwara indwara y'inkoko. Kubaho gutyo ntibihagije kubabaza abantu, ahubwo hiyongeraho ubwoba bukabije kubera isi isigaye irangwa n'imitingito ikabije. Indwara z'ibyorezo murabona aho zitugeze, inkongi z'imiriro ziterwa n'ubushyuhe bukabije, imyuzure irenga ku mijyi hirya no hino, impanuka zidasanzwe mu kirere, ku butaka no mu mazi, inzara ziterwa no kubura ibyo kurya n'amazi yo kunywa, imiyaga idasanzwe yangiza byinshi, inkangu zitengura imisozi,
ibitwaro bya kirimbuzi bikorwa ku bwinshi kubera urwikekwe, abantu ntibakigirana icyizere, isi igeze aho itegeka abantu kudasuhuzanya no kudasabana, abantu bafite imigambi yo guhindura abandi uko bashaka, isi igeze aho itegeka abantu uburyo bwo gusengamo umuremyi wayo, kandi ubwo buryo bukaba butandukanye n'ubwo yivugiye mu buryo bw'uburyarya. Kandi mbese isi imeze itya ninde utatekereza cyangwa se ninde wakwifuza gukomeza kuyibamo? Mbese kuyibamo ko tutari buyivemo none aka kanya, aka gahe gatoya tuyisigaranye kuyibamo turayibamo dute? Ni gute twayibamo tudahangayitse? Bibiliya iratanga igisubizo. Yesu akiri ku isi, ibi yarabibonye atanga umuburo. Atubwira muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 33 ati ibyo nibitangira kubaho muzararame. Kurarama ni uguhanga ibitekerezo byacu mu ijuru, ntabwo ari uguhanga y'amaso y'ibigaragara, tukayahanga ku muremyi. Bivuze yuko ni ukumva ko imibereho yacu ari we ishingiyeho nk'utubeshejeho koko. Ni ukwiga ijambo ry'Imana kenshi, tukizera icyo Imana yavuze, ndetse no gusenga kenshi gashoboka. Imana iti umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ni amagambo ari mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 38. Uku kwizera kubeshaho abantu, kuzabeshaho abantu, ni kwizera nyabaki? Uku kwizera ni ukwizera bwoko ki kugiye kubeshaho abiringiye Imana? Kwizera. Dufata ingeri z'imyumbati tukazitaba mu butaka twakodesheje amafaranga menshi, ndetse tugaha n'abahinzi, tukizera ko hazazaho imyumbati tukarya, indi tukazagurisha. Kandi niko biba koko. Dufata ibishyimbo by'indobanure, aho kubiteka tukabitaba mu butaka twizeye ko bizamera, bikazaho ibindi byinshi tugasarura. Kandi koko niko bimera. Kubera ko ibyo bintu byabaye akamenyero, twumva ko igihe cyose ari uko nguko ubuzima bucoye. Ariko ibyo ngibyo ni ukwizera. Kwizera ni ukwiyumvisha ko ibyo tutareba ari ukuri. None se n'ibyo bintu tubyizera, twagombye kwizera gute utuma duhumeka, akatwezereza ibyo byose tugasarura kubw'icyizere twabigiriye, tukabitangaho menshi? Twagombye kumwizera dute? Mu isi igoye nk'iyi turimo, bigaragara ko turi mu masaha y'umugoroba wayo. Twagombye kugira kwizera, kuko nta handi uburuhukiro buri uretse hafi y'Imana. Hari uburuhukiro ni hafi y'Imana. Dusabe imibereho yakira Mwuka Wera atwihera amahoro y'umutima mu gihe dutegereje ibyiringiro by'umugisha. Tugire kwizera gushyitse ko Yesu agiye kugaruka koko, akadukura muri iyi si ishaje, akatujyana ahataba ikibi icyo ari cyo cyose. Nsabiye wese guca bugufi, nanjye nisabira guca bugufi, kugira ngo twakire Mwuka Wera abashe kudukomeza muri iyi si iruhije. Mu izina rya Yesu, amena. Tuzabane mu gice cya 3.